murakoze cyane. Reka tubibwire abantu turi muri gahunda. Nge uyoboye gahunda nitwa Johnson Kamari Imana, ndetse ndi kumwe na bagenzi banjye, ndi kumwe na Willy, ndi kumwe na Mugisha, ndetse tukaba turi kumwe n'umuyobozi mukuru, ndetse tukaba turi kumwe na Mama Berthe, nanone tukaba turi kumwe na Pasiteri umuyobozi wacu. Ni muri ubwo buryo mugiye gufata mbere. Maze Yesaya ati ku murongo wa 8 ati numva ijwi ry'Umwami Imana riti ndatuma ninde watugendera, maze ndavuga nti ni jyewe bari gituma. Aya magambo ya Yesaya asubije n'aba bavandimwe mureba bambariye uyu munsi mukuru. Aba bana b'Imana mureba bumvise Imana ivuga iti ndatuma nde, nabo baravuga bati ndi hano Mwami kumwe. Jyewe nk'umugabura w'ibyiza Imana yahaye amahirwe gufatanya namwe kwitegura kugaruka k'Umwami wacu, ndagira ngo aya magambo yararikire n'itorero ryose. Umuntu wese hano uyu munsi yumva ijwi ry'Imana rimuhamagara, ahaguruke akora umurimo w'Imana. Kandi tumaze kuririmba indirimbo ya 18 y'ingabo z'Imana. Izi ngabo tuzitere inkunga, tujyane nabo dukora umurimo w'Imana. Niki Imana idushakira muri uyu munsi, niki Imana idushakira muri iyi minsi y'imperuka.
navuze menshi, ndagira ngo nakire umuntu wese waje gusengana natwe uyu munsi. Aya magambo yenda umuyobozi wa gahunda yo kwakira itorero ariko yabivuze. Umuntu wese uri hano turamwakiriye mu izina rya Yesu, kandi no mu ijuru barakwakiriye kuko wemerewe gufatanya n'itorero ry'Imana gushima Imana. By'umwihariko ndagira ngo nakire abashyitsi bacu batari aba bambaye, abandi bashyitsi baje gusengana natwe aho muri mutwereke ibiganza byanyu. Hari umuntu Imana ibaha umugisha, abana b'Imana, Imana ibaha umugisha aho muri hose. Ni ukuri twishimiye guterana namwe, kandi mu Kinyarwanda ngo imvura igwa n'igira ite nisubira muzanagaruke. Turabakunda, twishimira gusengana namwe, mukomeze iyi gahunda ni nziza, kandi umwana w'Imana nicyo aturarikira. By'umwihariko mwabonye izi ngabo z'umwami zifite gahunda yo kwakira inshingano zo gutumwa n'Imana. Tumaze igihe tubyitoza, ndagira ngo sabe abadufashije kwitoza iyi gahunda bahagurukira aho bari, maze barebe iteraniro tubashime tubareba. Na Alexi, uyu musore w'Imana n'Imana yakoresheje kwigisha aba bavandimwe kugira ngo uyu munsi babe biteguye. Alexi, Imana iguhe umugisha, igukomereze impano, kandi Yesu natunguka ku bicu azasange twese twiteguye. Alexi, umwereke aya makamba, aba bana b'Imana abaha amakamba yabo. Nukuri bizanezeza umuntu wese uri hano. Yesu naza maze Alexi akavuga ati aba bana ndigiye batoje none ngaba mwami umugisha. Imana iguhe umugisha. Nanone by'umwihariko ndagira ngo nshimire itorero Grand Rapids. Ni bangahe bari bajya gusengera muri Ewe? Itorero rya Grand Rapids ryitwa Ewe. Ni bangahe barizi? Murahari, twese twahagiye inshuro nyinshi. Ni ukuri izi ntashyo muzitegereze kubizera, cyane cyane ku muyobozi Pastor Mugarukira n'inama y'itorero ayoboye. Batwitaho nk'uko umubyeyi yita ku mwana we, kandi nibyo koko turi abana babo, kandi turi n'abavandimwe. Mumumbwire muti bagushimye, keretse icyo badafite, ariko icyo bafite n'imigisha y'Imana barayigusabiye. Ndagira ngo nshimire nanone umuyobozi w'iyi gahunda, umuvandimwe John Bizimana. Ashatse yanahaguruka. Uyu mugabo w'ingabo za Kristo yavuye mu itorero rya Ewe aza gusoza inshingano abavandimwe bagiye guhabwa. Niwe gahunda yose ireba. Uyu munsi mugabo w'ingabo za Kristo Master Guide Bizimana John, itorero Beroya SDA Church cyangwa Beroya mu Kinyarwanda biragushima. Karibu, niko tuvuga, kandi n'ubutaha uzagaruka. Ntatinze rero, ndagira ngo muhe umwanya akomeze inshingano zamuzanye. Imana igumugisha. Ndagira ngo sabe Kariboni aze gushimira Pastor n'abamushimira, mbereke abo twazanye, kubera ko igihe cyagiye byinshi twari gukora bituma umwanya tubikora, ariko turahita dukomerezaho. Njye nitwa Bizimana John,
kuko yabivuze ni umuyobozi w'urubyiruko natorewe kubayobora abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi mu myaka 2 hari nabo dufatanyije nabo bivuze ko kubabwira barimo Karigori mpagurukije agiye gushimira pasiteri narangiza turakomeza umuhango watuzanye. Ijambo tuza kushimira amashyirahamwe. Attention. Karabando. Ziyarita. Abashyirahamwe pasiteri. Reka nsabe abashefu bwite uretse bafashe imyenda y'abari muze guhabwa inshingano baze tuhagararane hamwe. Abashefu bwite batafashe imyenda yo guhabwa inshingano baze tuhagararane. Hanyuma nze gusaba abakandida bari buze guhabwa inshingano bahagarara imbere yacu ariko bari amateraniro. Abari buze guhabwa inshingano bahagarara imbere yacu bari amateraniro. Ndaza gusaba abafashe imyenda yabo nabo baze guhagarara imbere yabo bari amateraniro. Hari umwanya uze kongera kubirinduka ariko bahagarara imbere yabo bari amateraniro. Aba ni abashefu bwite barimo n'abategura kuba abashefu bwite uyu munsi. Kuba umuyobozi ukaba umuyobozi mukuru hari ibyo ugomba kuba yujuje amasomo y'uburyo yaciyemo amwe Alex yaje kuyatanga andi Karigori yatanze nabo ubwabo hari ibindi bazaze biga kandi uburyo yatangiye babasha kwibwira ko ubwo bagera gushinga n'umwana aha ari yashoje uburyo bagiye gutangira. Kubw'ibyo iyo bamaze kumanika ukuboko ukarahira ko wemeye kwinjira mu ngabo z'uwiteka ko wemeye kwinjira mu cyiciro cy'urubyiruko uba ugomba kwemera no gukora iby'urubyiruko rugusaba kuko tubifite mu isezerano ry'abahindutse. Uyu munsi baruze gusezeranya irindi sezerano kuko isezerano ry'abahindutse ry'abandi isezeranye bifitemo ibika bine bivuga ku bw'ubuntu bw'Imana nzajya mvuga neza n'umunyakuri nzajya nkomeza amategeko agenga urubyiruko rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi kandi niba kigeze kuri icyo nzajya umugaragu w'Imana n'inshuti y'iki n'inshuti y'abantu. Ibyo barabisezeranye biteguye kuba abagaragu b'Imana ndetse n'inshuti z'abantu. Uyu munsi bari buze gusezeranya ibindi mu mwanya uguze n'umwanya Karigori araza kubisoma basubiramo kandi bafashe ku ibendera ry'icyiciro. Hanyuma mbere y'uko bahabwa inshingano nubwo mpagaze imbere y'ubuyobozi bwawe bwo gutanga inshingano baraza guhabwa inshingano n'itorero ryose ntabwo ari njyewe uza kuzitanga. Kubw'ibyo ninjya nsoma izina ryawe urajya utubwire niba uri umugabo cyangwa uri umugore cyangwa uri umusiribateri hanyuma numara kubivuga niba uri umwana ukaba uri umusore umusiribateri wenda umubyeyi wawe hano abasha kuvuga ati uyu mwana ntabwo nemera guhabwa inshingano zo kuyobora urubyiruko. Kubera impamvu abivuze ntabwo izo nshingano tuzitanga, ntabwo twazitanga. Twarabyigishije ariko nubwo twakwigishije birashoboka ko waba warize ariko inshingano n'ibyo wize
ukabishyira mu bikorwa. Itorero ushobora kuvuga ati uriya muntu turamufite ariko ntacyo akora, nubwo mugiye kumuha inshingano nta nubwo twizeye ko n'ubundi ibyo azakora bizatandukana n'ibyo mumuhereye kwigana, uretse ko wenda ntayizi ko muruza kubikora, ariko aramutse arimo umubyeyi akavuga ati ntabwo ntawe inshingano kubera izo mpamvu ntabwo turi buze kumuha inshingano. Niba uri umugore wawe akavuga ati nyamara iyo ageze mu rusengero ajya agaragara nka marayika, ariko iyo tugeze mu rugo ahinduka nk'intare. Niba ariko bimeze ntabwo uwo mugabo ari buze guhabwa inshingano, cyangwa se niba uri umugore nabwo bagenda gutyo. Ku bw'ibyo ndabanza nsome amazina yabo, nyuma yo gusoma amazina yabo batubwiye imyirondoro, hanyuma bari buze gufata hariya ibendera bakaza kubafasha muri iryo sezerano, bafashe ku nkuru zabo, hanyuma turaza gutanga umwanya wo kubaha inshingano cyangwa se kubambika imyenda y'abayobozi bakuru. Niyo mpamvu duhagurukije abashefu b'idini baba bahagaze hano inyuma, baza kwereka umwanya baza guhagararamo inyuma, izo gahunda zimaze gukora. Reka noneho mbabwire amazina yabo, baraza kutubwira abo ari bo, kimwe muri byo batubwira ngo ndi umusore, ndi inkumi, cyangwa ndi umugabo, cyangwa se ndi umugore. Nivuga ngo umugore wagiye ubyumva niba ari igitutsi, kuko Imana niyo yabivuze ko azitwa umugore kuko akure iki n'umugore. Tutumukiza Innocent abaje ni mutunzi. Okay, mutunzi gusa ni umusore wagiye kure cyane, barabiko kugira ngo mutunzi gusa atubwira ko ari umusore. Hanyuma ababyeyi barahari, ababyeyi baratorera ngo basigaze hejuru niyo bihari. Murabona ko umusore wanyu arabikingana. Amen. Dukuze n'abageni, uri umusore, uri inkumi, ababyeyi bari hano, ababyeyi baradukuze. Niyo bagomba gukingana, turabyemeye. Bagiye gutekereza mu cyaro cy'umubyeyi we, ntibyemewe. Ishimwe David, uri umusore, ababyeyi ba David barahari, niyo bagomba gukingana, yego rwose. There's a man with umusore, uri umwana, rwose ni umugabo. Itorero n'umubyeyi bigaragara ko arabikingana. Amen. Mukandori Antoinette, uri inkumi, umubyeyi, umugore, umubyeyi, ufite umutware wawe, uremera ko umufasha wawe ahabwa inshingano. Amen. Mukamanzi Sarah, uri inkumi, uri umugore,
ababyeyi bawe amen ababyeyi bazagushigamo niga amazu urumugabo umusore ababyeyi bahamwe ababyeyi mureba ko gushingamo amen murebe byane urumwe ababyeyi bahamwe mureba ko gushingamo amen Salut tout le monde. Amen. Mutasi honnête. Amen. Okay. Undi ni kubona ari muri Ohio sinzi ntabwo nzi niba yaje ntabwo yaje uburyo ntacyo ngiye kubivugaho none abo bantu ababyeyi babo bamaze kwemera ko bahabwa inshingano pasiteri urabona ko bahabwa inshingano kubw'ububasha mpabwa n'itorero n'Imana ubwo abizera n'ababyeyi babo babyemeye nanjye mbihanyirisha hasigaye ibintu kandi ushobora kurebaho ariko ntabwo minisitiri yari ifite nta izina rye yari ifite yitwa Mukashe n'ababimurikije Mukashe n'ababiri ntabwo mukomeje kubera ko mugufi ahubwo nuko ntabwo mufite ntabwo mufite izina ryawe ababyeyi bari hano ntabwo bari hano witwa Mukashe ubundi ibihati uri umugore w'umukobwa uri inkumi n'ubundi pasiteri ubwira ko nawe atari kugisubiza inyuma kuko ababyeyi batari hamwe bw'imbere n'ubundi pasiteri akemera ko nawe uhabwa inshingano ndetse no mweshyeye mu izina ry'ababyeyi ba Liberata Mukashema nemeye ko ahabwa inshingano amen turafata ku rwego rwa pasiporo gusa kubera ko nta yindi y'amafaranga ihari turashyiraho foromari hanyuma banabaje kugira ngo dufatanye dukomeze n'abayobozi mu ngoma y'ikora vuba vuba hanyuma akarega nawe y'igihe hano imbere araza kubafasha abashefu bibe baraza kubirinduka baza hano imbere nyuma y'uko basezerana kuko bamaze kubyemeza ko bamaze guhabwa inshingano urebe imyenda yawe muze kugira gute yes abashefu bibe baraza kugufasha ujye gufata imyenda bayibandike cyangwa atari abashefu bibe bakomeza kuyigufatira kuko iyi myenda barayifashe ariko ntabwo batanga inshingano hanyuma uwo waruze kujya bana benshi kwandika
niba barageza ahagarara mu mwanya we bakaribu niwe akomeze akaboko kamwe k'iburyo karagira gute kajya hejuru ubwo bizi ko mu Rwanda rero bikabaza ikibazo amashanyarazi murayazi wese ese umuntu wafashwe n'amashanyarazi uramutse ubikoze inama ibiri nawe urafatwa ubu rero uko bameze bagomba gufatanyiriza hamwe n'ibintu bimwe rero mbere y'uko nsoma iri sezerano ryanyu hari ikintu ushaka kubabwira mu by'ukuri ni inshingano zo guhabwa nta guhemba kirimo nta mushahara sibyo ntibazabura kandi igihe cyose bazakomeza benshi sibyo ikindi kandi aho kugira ngo mwebwe muhabwe umushahara mwebwe muzakunda ibyabo kugira ngo mwebwe mubyumve ese murabyemera ndabishimye ubu rero ugiye kuvuga isezerano hanyuma urakora ngewe reka nsaba n'urukiko telefone hanze mubone ariko amazina yose ngewe amazina yawe yombi uburyo isezerano ryo gusezerana sibyo niba utabyemeye utazabikora ibyihero muri icyo kintu hanyuma nawe utabasaba mugende bareba utari bufungire muze mwebwe cyane ko muri mwabyemeye isezerano ry'intego y'ubuyobozi n'abayobozi bakuru n'abayobozi bakuru uburyo gusezerana ngewe amazina ya yombi ishimwe perite urukundo rw'umwami Yesu urukundo nkunda umwami Yesu ndagira ngo buri wese muze kuvuga hamwe nawe sibyo aragiye guhangayikira bose ngewe ishimwe perite urukundo rw'umwami Yesu urukundo nkunda umwami Yesu nibwo bituma nsezerana ko nibwo bituma nsezerana ko nzajya mpamanya n'urugamba rw'urubyiruko nzajya mfatanya n'urugaga rw'urubyiruko rw'abadivantisite bose wa karindwi rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi bakora icyo bashaka gukora cyose bakora icyo mbasha gukora cyose bafatanye nabo bafatanye nabo kwamamaza ubutumwa bwiza kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose ku isi yose intego intego kumenyesha abo ku isi yose b'iki gihe kumenyesha abo ku isi yose b'iki gihe ubutumwa bw'ubwoko bwa Yesu Kristo ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo kugira iki impamvu impamvu iraboneka mu rwa kabiri muri mirongo icyenda na gatanu na cumi na kane avuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata urukundo rwa Kristo ruraduhata kugira iki n'ubuzima bw'abantu nanjye izina rya ububasha buhabwa n'itorero ndetse n'icyiciro cy'urubyiruko rw'abadivantisite ku isi namenye ko aba basore n'inkumi ndetse ababyeyi b'abagabo n'abagore bahabwa inshingano z'abayobozi bakuru noneho abashefu b'inzego kwiruka barahereze imyenda babambika imyenda yanyu babambira amatwari amatwari ni ay'ibyiciro by'abahingutse mu gihe bageze kureba muzabiha bari mu banyu ndetse n'abandi bana bazaba bambara ibyo byanyu muri uyu munsi mugiye kwambara amafaranga y'abayobozi bakuru mugiye kwambara amakoti kugira ngo aho uzajya bajye basobanukirwa neza ko uri umuyobozi mukuru ariko nawe uzakore ibijyanye n'inshingano z'abayobozi bakuru n'umukuru umaze kubisezerana kuko ijambo ry'Imana tuvuga muri Ezekiyeli cumi na karindwi mirongo cumi n'umunani ngo wasize ku ndahiro naringinze ngo mutazasuzugura indahiro kandi n'umuyobozi mukuru rero ntuzarebe n'ibintu bikora kuko abayobozi bakabikora biza kubera umuvugo ijambo ry'Imana rero
yabirenze ariko ntazarokoka. Rero mwebwe muzakora ikinyuranye n'icyo, igitandukanye n'uko mushobora guhabwa inshingano rero mugakora ibitari by'inshingano z'umuyobozi. Tugeze vuba mugisha kubera ko yumva amatungo baragira vuba vuba, bagafite amakaravati buriya bo barayambara amakoti bashyiramo korali n'ibyo harimo amazina. ubu nawe yamara kuva kwandika nawe ajya yandika yandike mugenzi we kugira ngo twihutishe igihe. Iri kote ni ryiza, ni umwambaro w'icyubahiro kugira ngo z'Imana niko zivuga, umwambaro w'icyubahiro rwose. Ariko ni n'ingingo ijambo ry'Imana. Abaheburayo igice cya 12 muraza kuhasoma. Dufite indi korali ya ambasada turindwa mu kigo cyane cya Kristo. Turahenda aba rero muri icyo cyiciro baragahenda abantu kugira ngo bamenye ijambo ry'Imana. Ntabwo bize kubitindaho cyane. Harimo korali ya Jane cyangwa se y'umuryango w'abasore, harimo ubwabo bw'ubwo bw'amareka bangahe 3. noneho hakaza amakorali iriya bamaze kwambara y'umuyobozi mukuru waciye muri ibyo byiciro. Iyo mirongo iri kuri iyo korali ni ikisobanura biriya byiciro byose ngo byari biciyemo, nanone akaba agomba kubitangamo inama cyangwa se agomba gufasha kubyigisha. Ntabwo rero umwanya afite wo kwigisha tekinike, ahubwo reka dusoreze aha ngaha azibahereze nazo bazihererekanye kuko yaraherekanyije, maze noneho pasitoro aze kwigira hino abitangire iriya nkuru. Nk'uko nabivuze pasitoro araza kubivugaho, ntabwo n'ibintu bivugaho byinshi, ariko iriya nkuru ntabwo ari iyo kubitana, ahubwo araza kuvuga ikiriya nkuru abayihereza n'ubundi muntu umwe n'ubundi yayihererekanye, hanyuma dusoze iyi gahunda. Ntarabaha iyi nkoni nta kindi imenyesha, ni ububasha Uwiteka abahaye kugira ngo mukorere umurimo. Muribuka Mose avuga ati nta ntege mfite, sinzi kuvuga. Imana ikamubwira iti ariko ufite inkoni, iyo nkoni yawe uzayikoresha ibitangaza nzakubwira. Nawe rero iyi nkoni ni ikimenyetso cy'ububasha Imana ibahaye. Ntabwo mukwiriye kwisuzugura kuko mwemeye umuhamagaro w'Umwami wacu. Imana ibakomereze mu mbaraga zayo
kugira ngo dufatanyirize hamwe kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko umugabo w'ibyiza yabivuze, ubutumwa bwiza nka buriya bivugwa n'abamarayika batatu. Kandi igihe cyose uzajya wumva ucitse intege ujye wibuka iyi nkoni, umenye ko ufite imbaraga z'umwuka w'Imana. Imana ibahe umugisha. Ngira ubwo bari guhererekanya iriya nkoni, ikimara kugera hariya baje kuri gahunda, n'ubundi barasohoka kuri gahunda bajya mu byicaro byabo umunota umwe kugira ngo gahunda zikomeze. Murakoze. ubarinde kuba ibikuri mu by'umwuka, ubahe gukomerera muri wowe, maze data nibagarura benshi kuri wowe, twese tuzashyira izina ryawe. Ngaho ukomeza kubana natwe, ibyo ushaka n'ibyo ukunda ubiduharira abera bose.
Satania nishwe kunesha kumukiza niyo ntwaro dufite Uwiteka urakomeye ufite imbaraga imbabazi zawe nyinshi ugirira abana bawe nkambitura gusa kugira ngo udufashe dutsinde urugamba tuganira muri isi Uwiteka urakomeye ufite imbaraga imbabazi zawe nyinshi ugirira abana bawe nkambitura gusa kugira ngo udufashe dutsinde urugamba tuganira muri isi
Sawa tuziza umunsi w'umunezero kuva mu gitondo twabonye ibintu byiza, twumvise ibintu byiza, twumvise amagambo ari mu mutima, twumvise amagambo atanga ibyiringiro. Iyo ngombwa twagatashye, ariko gahunda iyo kuri kwisabato iyo igeze abantu bagataha hataciyeho umubwiriza kuri gahunda, ntekereza ko bataha babaye, ntekereza kandi ko baba batujuje ibintu neza, ariko mu by'ukuri twize uhereye mu gitondo gushije kwisabato twize, yewe twize amagambo y'ubuhanuzi. Abaririmbyi ari abaranje batubwiye ngo isinzi tubona hehe muri Yesu. Satani yagize gute? Yaratsinzwe. None aba bavuye hano batubwiye ngo mu izina rya Yesu
ni izina rigize gute rihambaye ryazuye Lazaro amaze iminsi ingahe? 4 mu gituro. Kandi mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 4 umurongo wa 12 baranditse ngo nta rindi zina munsi y'ijuru ry'abana abantu bakwiye kugira gute gukirizwamo. Izina rya Yesu ni igitangaza gikomeye. Ni nayo mpamvu turi gusenga dusenga tuvuga ngo iki? Ngo ubiduhe tugusabye mu izina rya Yesu. Ni izina rikomeye rifite iki? Imbaraga. Dutangira indirimbo twaririmbye twavuze ngo yemwe ngabo nimugenze gute? Nimuhaguruke. Mu kanya tumaze gutanga inshingano, tumaze gukora umuhango wo gutanga inshingano z'abayobozi bakuru. Umuyobozi Karigori yavuze ngo niba mwamukurikiranye aravuga ngo mu gitabo cy'ivugabutumwa kuri paje yavuze yitwa 346 aratubwira ngo abana bakoraga karasisi amategeko y'Imana bakayashyira mu karasisi. Mu miziki yose twumvise wakurikiranye yagiye yumva mu ndirimbo za 350 akarasisi rero bitabe mu cyigisho gikomeye. Rero niyo mpamvu ngo guhera mu gitondo twize dushatse twataha kandi amasaha ageze kure. Rero mbere y'uko nari muri gahunda zose ngewe nitwa Bizimana John, umugabo wubatse abana 3 n'umugore umwe. Nazanye n'abagenzi banjye baturutse mu mpande zitandukanye bashimye ko muri iyi myaka mbabera umuyobozi, kandi icyiciro cy'urubyiruko nacyo cyashimye ko kuba umuyobozi mukuru. Muri rero hari dufatanyije inshingano zo kuyobora abayobozi bakuru n'urubyiruko rutoya. Umwe ni Karigori turaturanye kandi turabona kenshi, ariko dufite nanone ubuyobozi budukuriye. Uriya pasiteri wagiye rero ariko ni umushyitsi. Pasiteri nawe abavuga Ikinyarwanda, Ikirundi nawe yashimye ko ari umwe mu banditsi b'iyo minisiteri cyangwa se b'iryo vugabutumwa, nawe yamutora mu batowe kugira ngo ajye dufasha atwandikire. Ubu rero umuyobozi mukuru n'undi atari hano, ariko ijambo yavuze kuvuga cyangwa iryo yavuze mu mwanya wacu twese, kandi anayoboye mu mwanya w'umuyobozi mukuru umukuriye. Nanjye ndi kuvuga nanjye bivuga ku rwego rw'itorero, ariko turabikesha mwebwe. Reka rero mbere y'uko tujya mbere kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana ryaduteranyije, tubanze duce bugufi mu mitima yacu maze dusenge. Imana Data, umuremyi w'isi n'ijuru, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko wabanye natwe uhereye mu gitondo kugeza muri aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Ibyakozwe byose kugira ngo uguhimbaze, urinde imitima yacu, uduhe amatwi yumva, udushoboze kukumvira, tukagira mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana amagambo atari maremare, ndabizi ko amasaha yakuze, mbasha kubivuga mu minota mikeya itarenze 15 cyangwa se 10. Tugiye kwigana amagambo akomeza, amagambo atanga ibyiringiro, atuma muri uyu munsi duhagaze mu mbaraga za Kristo, tukabasha kuvuga, tukabasha no gukora. Abatasi 12 bagiye gutata igihugu cy'i Kanani. Igihugu cy'i Kanani Imana yagihaye Abisirayeli kuva Misiri. Urashaka kuvana ibyaha mu isi cyangwa se kuvana ibyaha muri icyo gihugu. Imana yemera ko ubwoko bwayo bujya bwatuwe.
misiyo yahawe Aburahamu ikamubwira ngo va mu gihugu cyawe, bava hehe? Usige bene wanyu, usige iso, mubyeyi wawe usige, inzu ya so uyisige, hanyuma uje mu gihugu uzagira buto zakorera. Iyo misiyo yahawe Aburahamu, Abisirayeli bagiye gutura i Kanani kugira ngo ivane ibyaha muri icyo gihugu. Nawe hari ngombwa yakuvanye muri Afurika ikaza ikagutunza benshi, ufite bene wanyu bagisigaye hehe? Muri Afurika. Ufite bene wanyu bari mu yindi state, ariko iravuga ngo wowe ujyanye hehe? Blessing kubwa misiyo ikuzanye. Aragusaba ngo amagambo yose yabwiye Yosuwa yagiye kuri Mose, barajyanaga mwibaze impamvu Abisirayeli bavuye muri Egiputa bose baciriye mu butayu, hageze abantu bahagaye bari gusa, iyo bageze i Kanani bakwibaza impamvu hageze abantu bari gusa, abandi bose bashira hehe? Mu butayu. Nawe ku magambo y'ibyiringiro Mose yahaye Yosuwa, Imana ikamukomeza, uwasomye yasomye ageze ahantu ngo iramubwira iti, hariho utugabo tubiri, iramubwira iti imbere yabo hari amagambo akomeza. Ayo magambo niyo cyangwa tuza kuganiraho. Icyatumye Yosuwa akomera, rero yigiye kuri Mose ari umusore, amagambo Pawulo yabwiye Timoteyo, nawe rero yigiye kuri nyirakuru ndetse na nyina. Amaze kuba umusore avuga ngo ntihagire ugira gute? Ntihagire gute? Uringira ubusore bwawe. Burya tubasha guhindurwa bitewe n'uko ari twe twagize gute? Twashyizemo uruhare rwacu. Ntihagire uringira ubusore bwawe, aho kugira icyitegererezo cyiza cy'iki cy'abizera mu byo uvuga, kandi ntuzamere nk'utera iki watazi, ahubwo nujya guhugura abasaza urahugure n'ababyeyi bawe babashe. Nubwira ngo basore ntihagire uhinyura iki ubusore bwawe, ujye uba icyitegererezo cy'iki cy'abizera, birakunda mu byo uvuga, mu byo ukora uba icyitegererezo cy'iki. Yabitewe n'ikirere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15 yaraje kumubwira ngo kandi uzi kuhereye mu buto bwawe wabinyeshwaga ibyanditswe byera bibasha kukuzanira iki? Ubwenge bwo kukuzanira iki? Agakiza. Arangije umumaro w'ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera byose byaranditswe n'iki? Bigira umumaro wo kugira ute? Wo kwigisha umuntu, wo kumutunganya, wo kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abagize gute? Ashyitse afite iki? Ibimukwiriye byose, hanyuma y'ibyo byose ngo akore imirimo myiza yose. Rero Yosuwa mu gice cya mbere cya Yosuwa, Imana igiye gukomeza Mose, igiye gukomeza Yosuwa, kandi Yosuwa wari warabaye inshuti na Mose akamwigiraho kugeza ubwo yavuye gutata i Kanani. Abagabo bajyanye 10 bakurwa umutima w'abantu basanze, kandi bari bagiye bakora ibyo bagomba gukora byose ntawe bahagaze imbere. Ariko nawe wibaze ngo mbese bari bakurwa umutima n'iki? Kuba bageze ntibicirwe uyu munsi, bagerayo bakazana inzeri ze babatumye, aho baciye hose bakazana ibyo batumye byose bakabizana. Ariko bageze imbere ya Mose barangije batanga impamvu zitumvikana, baravuga ngo twasanze iki? Abagabo babiri barabona iki? Banini
ntabwo twazagera bazajya gute bazatwica, ntabwo tuzagera bazagira gute, ariko ibyiringiro Yosuwa na Kalebu bari bafite, ibyiringiro Yosuwa na Kalebu bari bafite ni bya byiringiro byatumye Dawidi ahagarara imbere ya Goliyati akavuga ngo cya kigabo kitagize gute kitakebwe, ntabwo gikwiye gutuka izina ry'iki ry'Imana. Ni nako umwizera wize ibyanditswe byera, ni nako umusore wawe ntihagire uwinyura umusore bwawe azagera ahakorerwa ibyaha, azagera ahakorerwa ibidatunganye bidafite Imana icyubahiro ntarye iminwa, ntiyihanganire ibikorerwa abo bantu, akavuga ati mu rukundo rw'Imana ibi bintu bikwiye guhinduka. Nkunda kubona amagambo yanditswe ngo we make it possible, everything possible, ahantu ujya musanga byanditse, ukibaza ko abo bantu bashobora gushyira ibintu mu buryo burya no kuri na mifero nayo yanditseho ngo we make it different, sibyo? dushobora gukora itandukanye. Rero abo turibo babasha gutuma dukora itandukanye n'abandi bantu, tugakora iby'Imana igeze ishaka. Niba koko twarahamagariye Imana tugakomezwa nayo, reka dusome aya magambo kuko yababwira ntabwo zo kubatindira. Nababwiye ngo igihe cyagiye, bakoresha igihe cyanjye gitoya kuko twize byinshi. Yosuwa igice cya mbere umurongo n'uwa mbere turakomeza. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yamaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yapfuye, none ubu haguruka wavugana n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli, aho muzatambagira hose ndahabahaye nk'uko yabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Efurati, igihugu cyose cya Heti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nibwo bwabo bwanyu. Imana itanze isezerano kuri Yosuwa nk'uko rero yabibwiye amagambo basomye mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, ngo uruzi bakimara kurugeraho rwa Yorodani ni urwari rwuzuye ku buryo bwo gutera ubwoba, ariko mwumve ibyiringiro Yosuwa yavuze akimara kugera kuri urwo ruzi. Babashije kugenda twatondetse hano, abakuru b'amatorero barimo hano, pasitori, uruzi abandi ntabwo bashobora kurwambuka, ariko ubwo kwizera ku bw'ibyo yari kuva muri Egiputa kandi amasezerano yarahawe, Imana yarabwiye ngo nzaba ndi kumwe nawe, ntutinye kandi ntukubushyike ku mutima. Ayo magambo yagutaye ibyiringiro aramukomeza, uretse ku ruzi n'ubwo rwari rwuzuye, aravuga ati mwebwe rero mwaratangiye imbere, mubanze mw'iki, mubanze mw'amaguru, mushyiremo ibirenge. Nubwo byari bikomeye, aravuga ati mushyiremo iki, ibirenge. Bamaze gushyiramo ibirenge bari mu muhanda baratambuka, bamaze kwambuka uruzi rugira gute musubira, kubera ko yari afite ibyiringiro akomera n'iki mu ijambo ry'Imana, ibyo yari yarasomye mu gitabo cy'Imana cyangwa se ibyo yarebeye ku mugore w'Imana Mose, ari we yabonaga nawe ari umusore akigira ku birenge bye. Dukwiye kujya dufata experience ku batubanjirije mu muntu, ibyiza tukabikomeza aho bagize intege, tukareba impamvu
turikomoye mu ijambo ry'Imana. Nakoraga n'abayobozi mu gice cyaho cya 53 mu paji akabona 78. Imana yashyize ubwoko bwayo muri Kanani, kubambira ibitekerezo bibi ngo bidakwira ku isi. Imana yafashe ubwoko bwayo ibushyira muri Kanani kugira ngo ibambire ibitekerezo bibi bitazakwira. Wasanga impamvu Imana yakuvanye ari iyo yagukuye ikakuzana hano, ari kugira ngo ikumire ibitekerezo bibi, ikumire ibyaha bitaza gukwira ku isi yose. Rero ukwiye kuba koko muri izi furari twambaye harimo inyenyeri. Nubwo zino nyenyeri zisobanura imitwaro ya mbere, muri biriya inyenyeri zisobanura umuyobozi. Ukwiye kuba umuyobozi mwiza, umuyobozi udaterwa ubwoba n'ibyo abona, ahubwo agakomezwa n'amasezerano y'Imana. Nubwo ibintu byaba bikomeye cyane, hari indirimbo y'ijwi ry'Agakiza ivuga ngo dukwiye kuba ambasaderi mwiza, numvaga kuvugira neza igihugu cye, abanyamahanga bakagira gute? Bakagikunda. Abanyamahanga bakagikunda. Abambasaderi rero dukwiye kuba tuvugira igihugu cyacu. Rero iwacu ni hehe? Mu ijuru. Niho dutegereje ko Umukiza azagera gute? Azava. Ubwibyo dukwiye kuba abambasaderi beza bamenya kuvuganira igihugu cyacu, bityo abanyamahanga bakagira gute? Bakagikunda. Mu nzandiko z'inzira dufite za jiya ku rupapuro rwaho rwa mbere haranditse ko ubwo witegura kuba iki n'utubeho akira agatabo kazakubera urwibutso n'umunezero wagiriye muri iki cyiciro, kandi ugahawe nk'uko umuhango wa pasiporo imwemereza kujya mu kindi gihugu. Ako gatabo urwibutso n'umunezero wagiriye muri iki cyiciro ni urubi. Niyo mpamvu ukwiye kubaho wiringira Imana, ufite amasezerano y'Imana, kugira ngo ubwo Yesu Kristo agiye kugaruka, ubyiringiro ufite mu mibereho yawe yo gutekereza uburyo Imana yabanye nawe, ubyubwira abantu ngo Yesu ari hafi. Maze nugera ku irungarayo cyangwa se ku byuzuye nka Yorodani, uvuge ngo nkwiye kubanza n'amaguru kugira ngo nawe bagire gute? Bambuke. Ntutinyishwe ubwoba n'inyanja ubona, kuko Imana yatanze amasezerano ibabwira Yosuwa ngo ntutinye kandi ntukigire ntuko ku mutima, kuko ubwo n'abandi bantu bose bazabana nawe. Niba Imana yaza kuzabana natwe ikagira isezerano yo kubwiriza ubutumwa ku isi yose, ivuga ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ryari? Kugeza ku ntero. Rero dukwiye guhagarara ku masezerano y'Uwiteka kugira ngo ubwo Yesu Kristo agiye kugaruka azasange tumwiteguye kandi twaramuteguje n'abandi, maze azatwandisha ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Haleluya. Sabato nziza, umunsi umunezero. Reka dusabe umuyobozi w'indirimbo atukorere indirimbo. Mirongo ine na gatandatu.
duhagaze twese mirongo ine n'esheshatu amagambo ari kutubwira ngo jyora undinganirije undinganirije amagambo atunganye umenye ukuri kw'amagambo yawe nkunda amagambo yawe wabona kukwizigira amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi niyumeza ndayakunda ntabatanezeza Kristo w'indabantu bose amagambo atunganye yibutsa abanyabyaha kumvira ubugingo abayobozi tuza n'amagambo atunganye amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi niyo meza ndayakunda ntabatanezeza nigisha ubutumwa n'amagambo atunganye nimuze mubabarire kumvira ubugingo Yesu niwe mukiza utungire ubugingo amagambo meza cyane antera ibyishimo byinshi niyo meza ndayakunda ntabatanezeza uhoraho imana umuremyi imana idukunda bitarondoreka izina ryawe rihabwa icyubahiro abana bawe nta kindi twavuga uretse kugushima kuva mu gitondo kugeza iyi saha turagushimira gahunda nziza waduhaye turagushimira abashyitsi beza waduhaye turagushimira ko uyu munsi wihaye icyubahiro muri iri teraniro ukabaha inshingano abana bawe kugira ngo bafatanye n'itorero kuvuga ubutumwa bwiza ubibabashishe nyagasani kandi ubabe hafi abashyitsi bacu ndagira ngo nibataha ugendere nabo ubageze mu rugo amahoro kandi mu kanya tugiye gufata ifunguro ry'umubiri urugeze uruhe umugisha ritera imbaraga zo gukura no gukorera kugira ngo ubwo uzaza nyagasani uzasange abana bawe twese nta muze dufite ahubwo tugutegereje twishimye mu izina rya Yesu amen. Murakoze, chien toujours